hari umusore utakemera gutwara umukobwa atamukoye. Barahari benshi cyane. Ariko nanone harimo ababyungukiramo. Ariko nanone wa musore we singushishikarije kuzatunga umugore utakoye. Oya rwose. Uzajya utera ivu uhamagara Imana yera. Uyibwira uti ndashaka umugore nakoye. Niba nakuraho inkwano wowe uzayitange. Yego. Ubuciye n'agasuzuguro. Baranagusuzuguye utwaye umugore w'idiho. Nizafata isi n'abayiriho ikabafata gutya mu kiganza cyayo. Kaba yabagira nk'inombe y'ibishyimbo. Imana ibona ibirebire ari bigufi. Imana ibona abanyabwenge ari nk'abaswa. Imana ibona abakomeye nk'aboroheje. Imana ibona ibiriho nk'ibitariho. Ni gute yangirira icyizere ikantuma ku isi ngo ninze mvuge ibibohora abantu, inze mvuge ibihumura abantu, inze mvuge ibivana abantu mu bubata bakabaho mu buryo bwo kubohorwa, hanyuma nkabigirira isoni bayikorera, ariko bakajya no gutera ibiraka kwa Satani. Hakaba n'abakozi ba Satani babizi ko ari we bakorera, ariko bakaza gutera ibiraka mu nzu y'Imana. Niyo uzasanga ari abarozi bagikuzimu. Akakwereka hari umuntu nabonye kuva namamara, ni umuntu nkoraho comment ku biganiro byose, kandi aho nagiye ntahacikwa. Aha mbonye akantuka, aha mbonye akantuka, aha mbonye akantuka, urumva afite akazi we. Abashuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Imana iguha umugisha ufunguye ikiganiro cyacu. Hari byinshi wabonaga kuri YouTube wagombaga gufungura. Uyu mwanya rero turi kumwe n'umukozi w'Imana Mama Charlene, tugiye kuganira ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Umeze ute Mama Charlene? Ndashimira Imana. Meze neza cyane. Kukugeraho biba byangoye cyane. Ntumpimbire. Yewe we. Abakozi b'Imana muri iyi minsi murahenze. Sipe ntusebe. Kandi ntukazane burag imbere y'abantu n'Imana. Yewe kungeraho ntibihenze, kereka nabuze umwanya, kandi nawe urabizi. Yego. Kereka nabuze umwanya, maze iminsi ndi mu tuntu twinshi. Ariko ntago bihenze pe. Yego. Ushaka kubona Imana byaba byoroshye kubona umuntu nkanjye. Oya rwose. Nta nubwo dukwiye guhenda. Ntago dukwiye kuba abantu bataboneka cyangwa oya, dukwiye kuboneka kugira ngo tugirire abantu umumaro. Nuko nyine usanga uri umukozi w'Imana uba ufite ibintu byinshi. Ubu ngiye mfite ibintu byinshi umurundo Mana, umuntu uzambura muri iyi minsi azambabarire ntamusabye imbabazi. Azihangana. Ubaye ubivuze. Mbaye mbivuze mboneka gake ariko nkaboneka. Imana irimo irasohoza amasezerano. Haleluya. Iyo umuntu ari kubura cyane, Imana ibiri gusohoza amasezerano. Iri kuyasohoza ariko burya. Nizere ko ari igihe tuzabishyira ahabona. Nizere ko na bya bindi Imana igikubwira nabyo biri kuza. Ikintu mpfa nawe iyo duhuye. Umva ibintu ngiye kwivugira. Harimo inzu, harimo imodoka, ntabwo indakubwiye se ko ibyo bidahari. Imodoka irari ntago ugiye. Ubizi gute nyine nimba bidahari? Ntago gitonda umurongo kuri za bisi. Dufite ubwoba bwo kubivuga ngo mutadujyana epfiriya igihe kitageze. Cyangwa mukajya kubihuha. Turayihiritse iriya modoka, duhiritse iriya etaje bakabihirika. Tukaba hari ifuti bageza mu ijoro. Turimo gusaba imbaraga zo kugira ngo tuzabone uko tubivuga. Haleluya. Epfiriye we. Mvuze ibintu byo gutonda umurongo tujya muri bisi. Mperutse kunyura muri gare ndeba kuntu abantu batonze umurongo babuze imodoka n'imvura ibanyagira. Biriya bintu iyo ubibonye wumva ugize igihe cyifuza. Ako rero Charles reka nkubwire. Kuko nkurikiranwa n'abantu benshi, kandi ngize Imana wenda n'abayobozi banyumva babishinzwe. Oya bakumve rwose. Kankubwire. Hari ibintu nigeze ntekerezaho, mbona hari ibintu dutekereza ukabona abayobozi bo babitekereza cyane. Nta nubwo ibintu tubabwira ari ukubibibutsa. Kuko namenye neza ko nimba hari umuntu uryama dukangutse, ni umuyobozi. Ni umuyobozi. Kuko iteka umuyobozi aba ari gutekerereza abaturage.
hari n'igihe umubona ngo yaragashize kandi ari kutekereza ngo bazarya gute bazatera imbere gute akarara ijoro hanyuma tukibwira yuko ibitari kugenda neza mu gihugu biryamiye basinziriye ntacyo babyitayeho ariko hari ibintu maze kubona mbona ko igihugu kiri gutekerereza abanyarwanda yego nk'ibikirere ikintu cya mbere nabonye ni ukuntu umushahara wa mwarimu bawongereye mwarimu arahenze si sawa mwarimu ni sawa cyane baherutse no kubisobanura ngo hari wari wasabye ko nabo bashyirirwaho isoko kuri makeya ariko hari umuyobozi uherutse kubisobanura aravuga ngo twarebye ko tubona bitakunda ahubwo dushyiraho tubazamurira umushahara yes urumva barabitekereza yego barabitekereza yego hanyuma hari n'ikindi kitarashyirwa mu bikorwa cyashimishije ndavuga ni bagabo barara batekereza bukabakeraho Imana ibaha umugisha yego ikindi ni icyo kugira ngo abana bajye bajya ku ishuri saa 2 ngo n'igice mu wundi mwaka nanjye najyaga mbabazwa n'utwana dutoya umugisha mwabayobozi mweye ko yewe umva mbafatiye iry'iburyo n'ibikomera nzafata n'iry'ibumoso natangiye gutekereza kuntu ka Ivi kanjye kazajya kabyuka saa 12 Ayivani byuko ujye kwiga ntago mbyutse ari agatotsi ntago ndi bugeyo bana we niyo mpamvu bavuga ngo leta ni umubyeyi abantu nta makuru bafite cya kintu cyanejeje umutima wanjye nari maze iminsi ndi kureba Ayivani wanjye ubyuka saa 11:00 kugira ngo imodoka imutware saa 12:02 n'igice nkavuga uyu mwana azagenda aya masaha agere muri kaminuza yarabaye ati none nakebuka aya masaha ukuntu ngemba nimereye mu buriri yokowe ntashaka kubyuka kumva ndabangamiwe kiriya kintu nacyo cyanejeje umutima wanjye ntazagira ikintu kigisubika komeza uvuge n'ibindi byaneje umutima wawe leta iri kugenda ikora reka ibindi barabikoze ko ari byishise hari ikindi ariko reka nkubwire hari ikindi gikomeye bari kwigaho nabonye basabye baburetse turaza kukivuga ikindi kintu nabonye ako kimaze igihe uri kubona umuhanda uzamuka kuri Nyabarongo ukazamuka ukaza ugahingukira hano Nyamirambo yego aba bagabo koko oya barakora Imana ibaha umugisha noneho nejo bundi hari umuhanda nanyuzemo uriya ugera kuri Nyabarongo wa Nyabarongo yego hari ukuntu ugira nk'akabazo kamera nk'ugiye kwika nabonye ukuntu polisi hazindukira ariko mana abantu ntitunyurwa polisi yahaje mu gitondo afande n'amanyenyeri umugoroba uragera barongera batangira igitondo baba bari kurengera inyungu z'iki siza abaturage afande ahagaze ahagaze umva se ari kureba umuntu nkanjye uciriritse kugira ngo ntangirika nkagira ikibazo ibyo ni agaciro leta y'u Rwanda iha umuturage wawe reka nkubwire rero ikintu numva ashaka gusaba abayobozi yebawe gisigaye kimbabaza kikambangamira nkavuga intiyo ko yawe bambabariye umuntu wongereye umushahara wa mwarimu yambabariye agakemura ikibazo cy'imirongo ya bisi muri Kigali mwababyeyi mbibabwiye mbabaye iyo ngira n'ubushobozi ari icyo nari gukora nzi ko mubitekereza kandi bihora ku mitima yanyu nimba hari ikintu kinanije umuntu utuye i Kigali kinanije umukozi kinanije ugira gute umuntu wese kiramuzengereje ni ikintu bitiriye mirongo yo guhagarara bategereje bisi bongere bisi ariko barongeye ntago bazongereye kuko umubare uracyahari ziracyari nkeya ariko gusa abantu bihangane buriya nabo barabibona buriya ntibabibona barabibona cyane noneho no kugira ngo babibone cyane kurushaho kereka nk'umuyobozi umwe aje agahagarara ku murongo cyangwa umwana wakahahagarara n'umugore wakahahagarara amasaha nabonye uhagaze ku murongo wa mbere urindiriye kugeza Nyabugogo nk'umwana wa fande muri bafande bakomeye uyu mwana wa fande ntagahagarare mu izina rya Yesu barakubeshye we akaza kahagarara ku muko bimera ntabwo ari afande ibyo ahagararamo birahagije Cyprien garukira kugeze umwana wa fande ahagarare ku murongo ahubwo bazagura imodoka z'abasirikare abana babo n'abagore bajya
bagendamo Arizo bazajya ahubwo iyo bagendamo. uvuga umwana w'umudepite noneho barankubita cyangwa undi mwana w'umuntu uyoboye akarere runaka uri kumva umugore wawe ahahagaze n'umwana wawe abana bawe bakagutahanira raporo y'ibyo bahuye nabyo nibwo mu nteko ishinga amategeko ni mu nteko hamwe muvugira ibintu abaturage bakeneye wahita ubivuga byihuse Yego. aka kanya ahita ufata uriya muturage uhagaze ku murongo uhita umufata umugire ngo umugore wanjye uhagaze ari amasaha atwite byanezeza abana banjye bahagaze ari amasaha bagiye kwiga byanezeza ariko kuri ako kantu reka mite nkavugaho umugore utwite ntagahagarara kuri ya murongo bahita bamureka agatambuka akinjira imbere y'abandi itaraza aratambuka he keretse nyine itaraza bamwereka haba yicaye kandi harari habigenewe burya rero babanza guhagarara itaraza sibyo yego ubwo rero icyo ni ikintu numva mu bintu bari bafite wenda nacyo baragifite utagira ngo ntibareba mu bintu bihutisha nibatanga amamodoka guhagarara kw'abaturage bigabanuke ikindi nasaba abayobozi nasaba ikintu bita gushyiraho imodoka z'abanyeshuri abanyeshuri amayigo bakagira amabisi yabo oya nibashaka bazabishyireho itegeko biriya bintu ni byiza mu gihe cyo gutaha bavuye ku ishuri ibihe byo kugenda no gutaha buri munsi hajyaho amabisi atwara abanyeshuri reka nkubwire umunyeshuri wahagararanye n'umukozi uzi ku kigo amategeko ahaba narababonye abanyeshuri bakererewe ahagaze ku murongo arindiriye ya modoka ije igihe cyarenze wenda barabatambutsa bakagenda urumva harimo ikibazo gikomeye hanyuma rero rwose ibyo bintu byarambabaje mara iminsi nubwo nabo bari kubitekerezaho mu bintu byihuta bikadepasa ibindi ariko shaka dusaba nyine nk'abaturage ubu wasanga hari ibindi birengeje ibimvuze ariko mu mbabarire byarambabaje kuko nanjye ari igihe nahagaze numva ndapfuye ndavuga inesha nzajya kubavuganira tu babyeyi rwose mwumve ubusabe bwa mama Sharirene ni ukuri rwose ndabibasabye mama Sharirene hari ikindi rero hari ikindi gikomeye ba basore bitwazaga ngo urabona ngo inkwano ngo muri iyi minsi birakomeye batanze ubusabe ngo inkwano iveho warubizi baravuga ngo inkwano iveho urabivugaho iki inkwano iramutse ivuyeho okay nari ngiye kwirata banza usubize nk'umuntu wenda wabyaye abakobwa abyaye abakobwa reka rero nkubwire ikintu numva navuga ni uko inkwano n'ubundi inkwano si ikiguzi cy'umukobwa wawe yego inkwano nagira ngo ni nk'ibintu by'umuhango ugaragara neza yuko wareze ukaba waha kado ababyeyi ariko inkwano iramutse inavuyeho ntabwo inkwano ishobora kuba imbogamizi hagati y'abantu bikundaniye ariko nanone wa mubyeyi wabyaye inkwano ndayifata nka kado yego ishimwe ushimira mabukwe mabukwe akira wambyariye umukobwa kuko inkwano zinavuyeho burya ntago abantu bakundana yabura kumukwa ahubwo byakorohereza abasore b'abakene ariko icyo nkubwiye wa musore we ntuzifuze kuba gutunga umugore utakoye rata ntibagushuka urabihakanye oya ntago mbihakanye none se urumva abadepite kari intumwa za rubanda urumva batagiye kubisaba bataratumwe barabisabye ko nabo ntibarabihabwa bazabyigaho kandi ubwo busabe nabwo babyizeho bafite impamvu babisabye ariko nzi ko umusore ufite ubushobozi ntabwo ashaka kujya imbere agiye gusaba umukobwa ngo leta yabikuyeho oya ibyo ngibyo iryo tegeko rizarengera abakene badashoboye kuyibona kandi burya wa muntu udashoboye kubona inkwano akundana n'umukobwa wawe nta nubwo ukwiye kumumwima kuko urukundo ni rwo rwa mbere mama Sharirene uretse utararenga aho ngaho ejo Sharirene azaba yarangije kwiga ari inkumi umusore aje rwose akaza akakubwira ati nta nkwano afite kandi nakunze umukobwa wamumuha ariko akanakumira ubundi se amafaranga nimba hari umukobwa wampenze mu kugera aho ageze ni Sharirene yego we kumva
Sharirene ni imari. Sharirene yarampenze namutanzeho ibintu byinshi kandi n'ubu ibaze kuba ageze mu wa kangahe mu wa kane. Yego. Ndi kubara ibintu namutanzeho ntaragera muri kaminuza urumva ko hazashya. Noneho rero azaba arangije kaminuza. Ariko rwose reka nkubwire Cyprien. Wakwirengagiza. Tuvuge nirengagiza iki? Ntiwenda kumpa n'amafaranga namureresheje umwaka umwe. Yego. N'amafaranga yamurera wenda mu mezi 5 ntayo wakibonera. Ntago umwana wanjye namuguha ngo kubera ikiguzi tuguze nge nawe. Shobora kumukwemerera kuko wamukunze nta bushobozi umufite, ibyo ni ibintu byoroshye. Nge ntago nkiri umugore, erega nge ntago ndi umugore wo kuvuga ngo inyungu nzitegereje mu bana banjye muri ubwo buryo. No. Upfa kuza uri umusore ufite gahunda udafite ibidayimoni, ariko umusore mwiza se witonda hari ikibazo. Y'ababyeyi bose bameraga nkawe disi. Ariko se ubundi reka nkubaze nk'ubu Sharirene ukuntu mukunda n'umumaro amariye wonyine. Yego. Iyo aba byashobokaga twazigumanira sibyo? Ubu tugiye mu mibare ngewe wambwira ngo urampa miliyoni zingahe kuri we? Ariko mama Sharirene wa mugani rwose ari ibintu bishoboka mukajya mu mibare. Ukurikije kuntu Sharirene yakuvunye mu myaka iri imbere arangije kaminuza. Ya mikino yawe noneho bakakubwira bati twe nta kibazo dufite. Ducaye ushaka. Hari abavandimwe ngo bo batera umujugujugu. Ni ukuvuga ngo ujya mu ifamu aho inka ziri ugatera umujugujugu, noneho nawe uhawe uburenganzira bwo gutera umujugujugu mu mafaranga. Waca miliyoni zingahe? Nge nta nubwo nabishobora ibyo bintu. Reka nkubwire sibyo? Ntabwo nabishobora Cyprien. Kubera ko utabishobora kandi umbwiye ngo ukurikije ibintu maze kumutanga. Uzi impamvu ntabishobora? Noneho nuko ngiye mu giciro cy'imibare ngo ndabarira umukobwa wanjye. Nibyo ntabo muntu burimo. Harimo n'ubugegezi. Oya reka ibyo tubireke by'ubugegezi n'ibiki. Ntabwo nabireka kuko niko mbyumva. Ntabwo najya gukandamiza umuhungu wanjye ari we mukwe wanjye. Uri kumva? Uzambyarira abuzukuru ngo ya mafaranga ari kuzarera umwana wanjye akabaho neza, hanyuma ngo baze bayame kandi nanjye ndi umukecuru wishoboye. No. Nta nubwo iyo mibare ababyeyi akwiye guprofitatisha uyu musore bitewe n'ayo afite. Ndaje ndamukuramo ayo kugura ikibanza, ubwo n'ubugegera. Tujye tugira n'ubumuntu ariko tugire n'ubunyangamugayo n'ubunyarwanda. Ariko nizere ko baba bari kubyumva. Oya rwose. Ngo reka mu profite sha nutampaya ntuzamushyigura, ubwo n'ububandi. Ntabwo ari byo. Noneho nawe ushyigikiye icyemezo cy'uko inkwano yavaho. Iramutse ivuyeho numva nta birenze. Inagumyeho nta birenze. Kuko n'ubundi biba mu bwumvikane. Wa musore icyonzi ni kimwe. Hari umusore utakemera gutwara umukobwa atamukoye. Barahari benshi cyane. Ariko nanone harimo ababyungukiramo. Ariko nanone wa musore we singushishikarije kuzatunga umugore utakoye. Oya rwose. Uzajya utera ivu uhamagara Imana yera. Uyibwira uti ndashaka umugore nakoye. Niba nakuraho inkwano wowe uzayitange. Yego. Ubuciye n'agasuzuguro. Baranagusuzuguye utwaye umugore w'idiho. Kujya kwa sobo kutarakoye njya numva bavuga ngo ntago ari sawa cyane. Ntago mbizi ibyo ngibyo. Nyine babona uri imbusuri kandi uri umuntu w'umugabo. Bashaka kuguhindurira izina kandi atari byo. Yego. Mama Sharirene noneho rero reka dukomeze ikiganiro cyacu. Ibyo wenda ntago byo twateguye kuganira, ariko nuko twabyita ngo nakanyuzeho nkuko n'ubundi Kinyarwanda kimeze. Hanyuma ikintu nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Hari ikibazo maze iminsi nsa nkaho ndi kwibaza ndetse nkanabitekerezaho. Muri iyi minsi urabona ko abantu bari gukorera Satani bari kwerura. Yego. Abakozi ba Satani bari kwerura bakidekarara, nyine ibikorwa byabo bikagaragaza yuko bari kwemeza ko bakorera Satani. Yego. Ariko wakwitegereza abakozi b'Imana ukabona abakozi b'Imana ntago bari gushaka bo kwerura mu gukorera Imana ngo bashyiremo n'imbaraga. Ibi ndagira ngo tubiganireho mu minota itari myinshi dufite. Ubwira abadukurikiye uko ibi bintu uri kubibona. Reka nkubwire Cyprien, ni nabyo binababaje. Yego. Kuba umukozi wa Satani, dufite abakozi ba Satani hanze hatobona. Nuko wibeshye ukavuga ngo uri umukozi wa Satani mwabonana, ariko ibikorwa akora n'ibintu yamamaza ugasanga ni umukozi wa Satani ufite ijire n'ikarita. Yego. Ukabona yashyizemo imbaraga. Nimba umuntu aza kuri kamera se ari umuhungu akavuga tunyise umuhungu twabonana
akigira atyo n'umuhungu yego akambara ikanzu yego agashyiramo n'itetire mu mutwe z'abakobwa yego agashyiramo n'iherena akabigendera ngo ngewe unyise umusore twabonana umuntu akigira umukobwa kandi ari umuhungu ntaje kwerura yaje kwerura epfiriye asogira ngo ntibavuze bati aho nuko twagushakaga nimba umuntu adatinya ibiteye isoni n'ibiteye ishozi Bibiliya ivuga umuntu akaba adatinya gukorera Satani nawe abizi ko ari we ari gukorera ni gute umukozi w'Imana koko nk'iri zina twiswe ngo turi abakozi b'Imana ni gute twe tuterura ngo dukorere Imana yaremye isi karema nijoro Imana izafata isi n'abayiriho ikabafata gutya mu kiganza cyayo kaba yabagira nk'inombe y'ibishyimbo Imana ibona ibirebire ari bigufi Imana ibona abanyabwenge ari nk'abaswa Imana ibona abakomeye nk'aboroheje Imana ibona ibiriho nk'ibitariho ni gute yangirira icyizere ikantuma ku isi ngo ninze mvuge ibibohora abantu inze mvuge ibihumura abantu inze mvuge ibivana abantu mu bubata bakabaho mu buryo bwo kubohorwa hanyuma nkabigirira isoni barimo baratinya ikigira gutya abantu bariyeho barya kubw'abandi abantu batunzwe kubw'abandi abantu bishyizeho ko bazabaho kubw'abandi nta muntu ujya yishyiramo ko azabaho kubera Imana ku buryo niyo umuntu akugiriye neza uhita ubona uti niwe icyo gihe rero abantu bagashaka kuvuga ibintu biri mu bantu bagashaka gukora ibintu abantu bashaka ibintu abantu bakunda ibintu abantu bemera bakaba ari byo bashaka nimba ivuga ibi bintu ntago bazongera kuntumira ibintu rero bibabaje biteye n'agahinda kuba umuntu adaterwa ishema nuko Imana yamuhamagaye kamugirira icyizere ikamutoranya ngo ugende unkorere ikintu rero gituma abantu batavugisha ukuri ni ukubera yuko baba bashaka kubaho mu buzima bw'inyungu zabo nimba ivuga baranyanga nimba ivuga ntibazongera kuntumira nimba ivuga barandeba nabi nimba ivuga kandi koko ibyo bavuga ni ukuri iyo ushaka gukorera Imana weruye ugwiza abanzi benshi ariko burya amakuru abantu batagira nuko abantu bose bashaka kukwanga kubera iyo mpamvu bose ni ibibumbano by'intoki z'Imana kandi burya nta makuru mufite abantu ntago ari bo baremye Imana ahubwo Imana niyo yaremye abantu burya abantu bakwanga igufitiye abandi ku ruhande utazi kuko Imana ifite abantu benshi Imana yagukunze rero n'abantu baragukunda yego ni umwuka mubi nyine Satani yateye wo gutinyisha abantu cyangwa bakagira ubwoba none se mama Charles aba bantu bari gutinya kwerekana ko ari abakozi b'Imana ahari ntekereza yuko ibi bintu nawe bishobora kuba bikubangamira aba bantu n'iki wababwira aba bantu nyine bari kugenda bakihisha ntibashake kugaragaza ko ari abakozi b'Imana nyine bari kuruma bahuha ibyo bintu biroroshye icyo nashaka kukubwira cyo buriya nta nubwo babona imbaraga zo kuvuga ngo barashaka kubyihakana ngo yuko atari abakozi b'Imana kuko ntago babibonera imbaraga ahubwo vuga ngo nuko batari bo ntago wabona imbaraga zo kwihakana ko utari umukozi w'Imana byagukundira se nta muntu ushobora guhisha icyari cyo ahubwo nuko hari izindi nyungu baba babikeneyemo kandi zihuta ariko ubundi ibi bintu bwabyo iyo bikurimo ntago ubona imbaraga zo kubyikuramo kuko biragenda bikakubata hari umuntu wahisha ko ari umusinzi kandi yanyweye yanasinze ntago bishoboka inzoga zirakuganza zikaba arizo ntago rero babihisha ahubwo ntago ari bo kuko ibi bintu bifite ubushobozi bifite n'ububasha byo kuguhindura ubwabyo bikagukontora bikaba ari byo bikuyobora ahubwo burya ntibihari aba bantu se biyita abakozi b'Imana reka mvuge ngo ni abakozi b'Imana ariko biyita abakozi b'Imana reka nkubwira abari bo hari igihe abantu bakorera Imana bakajya gutera n'ibiraka kwa Satani yego gute rero none se umuntu ntaba ari dogiteri akora mu ivuriro runaka akajya gutera ibiraka no muri prive
yego ibyo birumvikana. Hanyuma rero kuba umuntu ari umukozi w'Imana akajya no gutera ibiraka kwa Satani ibyo bimeze bite? Okay, hari igihe uhura n'umuntu akakubwira ngo ndi umukozi w'Imana, ariko ejo ukamubona mu kabari ari kunywa icupa. Busa ntaba yagiye gutera ikiraka kwa Satani. Hari n'uwo mperutse kubona uri kuvugaho kuri channel yawe. Oya, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Oya, ntago mbivugaho, nari mvuze ngo nahise mpagarukira. Ubona yaragiye gutera ibiraka. Ako kantu si keza. Nyine hari abakozi b'Imana bayikorera, ariko bakajya no gutera ibiraka kwa Satani. Hakaba n'abakozi ba Satani babizi ko ari we bakorera, ariko bakaza gutera ibiraka mu nzu y'Imana. Niyo wundi uzasanga ari abarozi bagikuzimu, mbese nabo babizi, ariko banavuga ngo amaturo bakayazana kubaka urusengero bagahita babikora, ari abakozi ba Satani baje gutera ibiraka mu nzu y'Imana. Ariko njya numva ngo mu nzu y'Imana habamo abarozi, nibyo koko? Mu nzu y'Imana habamo abapfumu, habamo abadishyi, habamo abacuragura, habamo abagikuzimu, barahaba. Kandi nta nibirenze, kuko mu nzu y'Imana impamvu bagomba kuza nuko ni inzu yubatse ku isi. Ni inzu yubatse ku isi. Yego, niyo mpamvu bavuga ngo ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Mama Charire, aba bantu se ko numva ngiye binteye impungenge, wenda reka mpere kuri iki, umukozi wa Satani ariko bita umukozi w'Imana, ko byanga bikunze hari intama ari kuyobya. Niba nyine ari umukozi wa Satani ariko bita umukozi w'Imana, afite intama ari kuyobya, uyu mwanya umukristo uri kutwumva azabwirwa n'icyo uwo muntu? Ariko se reka nze nkubaze, ko abantu bamenya hari inzoga ziryoshye, ko bamenya se hari indaya za make, ko bahamenya, ko bamenya se ukuntu bajya kurangura Dubai batarahakandagira, kuki umuntu amenya kujya mu Bushinwa kurangurayo atarahakandagira? Ntabibaririza abayumvisha amakuru. Ubu se umuntu uko ajya mu ishuri akiga agakomeza kubaririza kugira ngo amenye iby'ubu buzima twirirwa duhiga dushakisha kugira ngo tubeho, ko tubishaka tukabimenya, ko tumenya se hari amavuta akuraho uduheri, ko tumenya hari amavuta azana agapo keza, ko tumenya hari amavuta atuma abantu baba inzobe, ko tumenya haba ibya make, ko tumenya haba ibya original. Yego, ko tuzi kurambagiza abakobwa beza, ko tuzi ukuntu abantu bacuruza bakunguka, ko tuzi ukuntu tunyuza ibintu ku mupaka kuri duwane polisi ntibimenye, ko tuzi ukuntu abantu bajya kurangurira mu Bushinwa bakabigeza mu Rwanda badasoze, ko tubimenya, ko tuzi kugabanya iminzani kugira ngo tubone uko amarabumuko aboneka, ko tuzi gufata ishyushyu tukayisukamo amazi kugira ngo tubone kunguka menshi. Mwabanyamitwe, abantu ntibakagushuke, n'abanyamitwe. Umuntu wese ushakana Imana umwete, Bibiliya iravuga ngo azayibona, kandi umuntu uzayikomangira izamukingurira. Nkuko rero abantu bazi gushakisha ubwo bucakura bwo kubaho bakabaho, bakavumbura iby'ubwenge n'ubuhanga bakabigeraho, ni nako bagomba gushaka ubucakura bwo gushaka Imana, kandi nibayishaka bazayigeraho. Natwe twarayishatse kandi twarayibona. Amen, haleluya. Ubwo rero kuvuga ngo abakristo bazabigenza gute? Ikintu cyatumye Imana irema umuntu ikamuha ubwenge butari nk'ubwa inka. Bibiliya iravuga ngo Imana yaremye umuntu imuhumekeramo umwuka wo kumenya icyiza n'ikibi. Icyo kintu rero cyo kugira ngo umenye icyiza n'ikibi yakuremanye, nicyo gigomba gutuma umenya ngo uyu mupasiteri unyobora ni umunyamitwe, ni umutubuzi, ni kabwera, ni umunyenda nini, uyu nguyu aragisiyona, ukamenya kubavangura ugakomezanya n'ufite ubugingo. Kuko ntabwo Imana izava mu ijuru ngo ikubwire ngo aho wihasengera ngo ni umunyamitwe, ubwenge se yaguhaye n'ubwiki. Abantu bazi gukora indege ikaguruka mu kirere, bakamenya gukora ubwato bukagenda mu mazi, bayoberwa abanyamitwe. Abantu bazi gukora telefone ukayivugana n'umuntu uri i Burayi murebana. Abantu Imana yashyize ubwenge muri bo bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. None si yo twakoze ibyaha ko batuvumbura? Urumva batabizi? Umuntu w'umurokore wakoze ibyo ngibyo, koko umuntu w'umukirisitu avuga gutyo, kuki bazi kurujonjora ibyiza n'ibibi? Ngira ngo birumvikanye, ngira ngo birasobanutse. Niba wibazaga nawe icyo kibazo, ukibaza ngo umukozi w'Imana
ari kubeshya namubwirwa n'iki? Na Yesu hari aho yageze aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Kuzobera. None se ni Cyprien, umuntu naguhamagara numuhamagara mukavugana uti nakonye kuri YouTube mukozi w'Imana, yarangiza agatangira kugutereta ako kanya koherereza iminwa n'ububizu n'imitima, ubwo uracyashaka kubaza ngo umukozi w'Imana, ubwo se ntumubona? Urumva atari kabwerwa muri kumwe ntiyagucakira? Ngiye kubaza ikibazo ariko niba ntakizira simbizi. Abantu badukurikiye mu mbe hafi mu masharire bajya babikoherereza. Ariko se reka nze nkubwire, tuvugishije ukuri, urwego ndiho nta muntu ushobora gukora ibintu nk'ibyo. Yego. Kuko njyewe nzi kwirobanurira, n'uwaza ntago yaza n'utwo tuntu kuri njye. Kuko iyo uri generali mu buryo bw'umwuka haza abadayimoni b'abagenerali. Utwo tuntu badushukisha abana. Ibyo bishatse gusobanura ikira? Ibyo bishatse kuvuga ngo umuntu waza kunyiyongoza ntago yaza kenyege, ntago yaza n'umutima, ahubwo yazazanye kontake. Ngiye se urabona ndi uruhinja bashukisha wa munwa utukura muri telefone. Wa mugani. Yazana kontake. Cyangwa se ikintu bita umufungo, akazana ikintu bita sheke, akazana ikintu bita kontake n'inzu, ibintu nk'ibyo. Kuko urabona ngiye ntago ndi umwana wajya gushukisha uriya munwa. Oya, aho nanjye ubwo nako najyango ngo usubize. Ako nanjye karanyemeje. Nikakwemeje se? Ndemeje. Buri wese mu rwego rwagira ikimushuka. Yego. Reka tuve kuri uyu mukozi w'Imana, tuve kuri aba pasteri, dusa nkaho twatunza agatoki, ahubwo tugaruke mu itorero hagati mu rusengero, mu nzu y'Imana. Bari abantu b'abarozi, bari abantu b'abapfumu, bari abantu b'abapagani. Hari umukozi w'Imana witwa Justin Pastor, igeze gukora ikigisho kivuga ngo abapagani bo mu rusengero. Yego. Bari abantu umuntu yabana nabo gute? Wabwirwa n'iki ko ibyo bintu babikora? Reka rero nkubwire, mu bintu Imana yaduhaye kumenya no mu bintu dushinzwe kumenya no mu byatuzanye mu rusengero, ntago dushinzwe kumenya kategori z'agakiza k'abantu bafite, cyangwa ngo tugende dushyira ku gipimo icyo bari cyo. Ibyo si byo byatuzanye. Twaje gukorera Imana no kubana n'abandi amahoro. Nibyo bintu bizatugirira umumaro. Naho kugira uri araroga cyangwa ntago aroga, no, ibyo ntago bitureba. Ahubwo ikintu dukwiye kumenya mu rusengero, nongere nkwibutse ko na Yesu ubwe yatoye intumwa 12 asanga harimo Yuda. Ndabeshya? Ariko naho twari amabuye. Nimba Yesu Kristo umunyanazareti, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, yaremye isi n'ijuru, ubwo koko nimba yaratoye magatoramo na Yuda, wa mugani, ubu ngenge kugira ikibazo ngo sengana na Yuda kazi cyangwa ndirimbana na Yuda kazi cya Yuda. Yuda azaba mu baririmbyi, Yuda azaba ku ruhimbi, Yuda azaba mu bahanuzi, ahantu hose Yuda azabamo. Ariko finali ya Yuda se ukwiyahura, umwana w'Imana agakomeza, intsinzi kaboneka. Reka tubwire Yuda noneho. Ubwo bishatse kuvuga ngo abo bakirisitu ndabagereranya nka Yesu wari uri kumwe na Yuda. Ariko misiyo ya Yesu se yigeze ipfa ngo kubera Yuda? Yaramugurishije ariko arangaba umwami w'abami, baramwica baramushinyagurira, ariko ageze ikuzimu iminsi ye arizamukira, ahita azuka. Imana ihabwe icyubahiro. Amaze kuzuka, haleluya, papa we yamukoze mu ntoki, amaze kugerayo, Imana ishimwe, yamukoze mu ntoki, aravuga ati mwana wanjye w'umuhungu ukora ahangaha, haleluya. Haramubwira ngo kubwo gutsinda ukabunzaniye abantu utaneshejwe, uhereye nonaha nta zina rizaruta izina ryawe kuva isi yabaho. Ndumva nishimye no kugeza isi irangira, izina ryawe rizaruta amazina. Arongera amubwira icya kabiri, aramubwira ngo icyubahiro nguhaye nta muntu w'umunyacyubahiro uzabaho kuva isi yabaho inarangira. Arangije amubwira ati kandi mwana wanjye uzamfasha guca imanza. Yesu azaba umwami, natwe tuzaba ibikomangoma. Aho rero njya mvuga ngo nubwo tubana na ba Yuda, natwe tuzatsinda mu izina rya Yesu, kandi tuzatsinda tubana nabo. Yego. Ariko hari ba Yuda bagifite amahirwe. Yego. Uyu mwanya niba wari Yuda
wakoraga ibyo byose tuvuze ukaba uri mu nzu y'Imana wahindukira ukihana byakunda Kristo arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Mama Charlotte turagushimiye cyane ariko mbere yuko dusoza ntabwo nasoza turi mu mpera z'umwaka ntabwo nasoza ntakubajije ese ko uri gusoza umwaka wenda ntabwo mbizi neza niba uri kuwusoza neza ariko ni wowe ubizi yego tugiye gutangira umwaka wa 2023 yego uyu mwaka wa 2023 yego uwitezemo iki ni ubuhe butumwa wumva ufitiye abanyarwanda n'isi yose muri rusange? Yego wenda ubutumwa bwa mbere narabutanze ejo bundi yego buriya natanze nta bundi butumwa ndahabwa bw'uriya mwaka yego hari igihe mbuhabwa ujya gushira cyangwa utangiye cyangwa uri hagati nta bundi butumwa ndahabwa ariko ubutumwa butajya bucuya kwinginga nk'abantu wenda badukurikiye igihe baba batarakurikira ikiganiro cy'ubushize waretse nka kwinginga ugasubiramo mu ncama cy'ubwo butumwa bw'uyu mwaka tugiye gutangira. Oya ntago ubutumwa nahawe ari ubwo kuvuga ngo ni ubwuriya mwaka tugiye gutangira. Yego ni ubutumwa nahawe narabutambukije mu minsi ishize kandi ni ubutumwa natanze mu buryo burambuye ku buryo buri wese yakuyemo ibye ntabwo ari ubwuriya mwaka gusa ubutumwa butajya bucuya niyumva muko bwije nuko bukeye ngo nimbuvuge nuko abantu bakwiye kwezwa. Yego abantu nibezwe kuko umuntu utejejwe ntabwo azabona umwami Imana kandi nituvuga kwezwa nimugahite mwumva gupfa. Yego n'ubuzima turimo tugomba kuba abakirisitu bejejwe yego tugasenga Imana twejejwe hagira n'ikitwanduza tugasaba Imana imbabazi kuko turi ku isi ntago turi abamarayika ariko umuntu wese agaharanira kubaho yejejwe ukagenda mu muhanda wejejwe mu roko ukaba muri korari wejejwe ukabana n'abana n'umugore mu rugo mwejejwe hagira n'akantu kavuko kabwira Imana ngo mbabarira ubuzima bwo kwezwa abakirisitu bakabumenya kuko utejejwe ntazabona Imana. Nimvuga kubona Imana si ukubona Imana wapfuye uri no muri iyi si ukeneye kubona Imana. Yego kandi umuntu wejejwe amahirwe arusha abandi nuko agira na connection n'Imana. Ntabwo ari ngombwa ko bigenda gutya umuntu wejejwe Imana iramurarira ikanamuraraho. Uvuze ka connection nimugwana arainteraniye ahantu ndafashwa cyane. Umuntu yavuze ngo uburyo ngo Eliya atari kwemera guha uriya mwitero Elisa gataragera mu bica hareba Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kuko ngo niyo connection yamuhuzaga n'Imana. Ngo ntago yari kuyitanga rero akiri mwisi ataramenya neza koko nibiryo juru ari gihe ngako ngageze hareba mu ijuru nibwo yakwemara umuhereza. Haleluya. Imana ishimwe nanjye ndumva nishimye. Rero ndumva ari icyo. Yego. Abantu nibakizwe ariko twikirizwe rero. Yego twikirizwe. Ngiraho ikibazo tubirangize. Ninguhemukira umbabarire ntaragusaba imbabazi. Ariko ubundi gusanga mu mwene se ukamubwira uti mwene data mbabarira bitwaye iki? Icyo bitwaye ugakomeza ukikirizwa. Ntabwo twese twasaba imbabazi kuko urugendo si rumwe. Wasanga hajya batamwemerera gusaba imbabazi. Ibyo rero ntihagere n'uwishinga undi agakiza ntitugafate nkaho twaje dufunze mu ikarita imwe wowe ujye ubohora ubugingo bwawe wikomereze. Tugira amagambo y'ubwenge akancanga ese birarenze ubu se umuntu ujya pfiriya yagusaba imbabazi ziki ahubwo arakomeza ko akakwereka. Hari umuntu nabonye kuva namamara ni umuntu nkoraho comment ku biganiro byose kandi aho nagiye ntahaciko. Aha mbonye akantuka urumva afite akazi we urakamukuraho kuki ni intumwa. Yego ariko Imana ishimwe bwo wabimenye ni narabimenye uzajya umenya uko urwana. Hanyuma tugana ku musozo twakavuze byinshi numvaga byinshi twaganira ariko umwanya bari mutoya abantu bihangana ubutaha tuzongera ariko ndumva nshaka kubaza ngo uyu mwaka 2022 ni bihe bintu nka bitatu wumva wavuma? Navuma muri 2023 ntibizagaruke. Bizagaruke Mana we reka nkubwire ibintu nshaka kuvuma kandi Imana ibinkorere mvumye amagambo y'abarokore kuba amagambo ku bantu b'Imana. Yego Sibyo? Yego.
amagambo. Uzi ko umwuka w'amagambo ari kimwe mu gikoresho shitani yifashisha kugira ngo arangize abantu. Ni nayo mpamvu uzarebe Satani ntabwo ajya ababurira inkuru, havaho umwe haza undi, ntiyaburira abarokora inkuru zihoraho, kuko iyo inkuru idahari aba ari guhomba. Mvumye amagambo mu izina rya Yesu ku bantu b'Imana, ntazagaruke muri 2023. ku bantu b'Imana ni ukuri. Abanyamagambo birirwa basebya abandi, basesereza abandi, babavuga nabi, babatuka, bakomerekeje imitima y'abantu benshi, numva icyo kintu nakivuma. Ikindi numva navuma impanuka. Yego, umwuka w'impanuka, umwuka w'impanuka ugende pe. Umwuka w'impanuka ndawuvumye mu izina rya Yesu. Imana iturengera uriya mwaka tugiye kwinjiramo, abantu ntibazongere kubona impfu nk'izo babonye. Oya, no muri uyu mwaka tusoza yego zihagararira aho zari zigeze. uze nkubwire icya gatatu nubwo wambwiye bike. Icya gatatu mvumye umwuka w'abarozi n'abakonikoni. Ubuza abarozi bari kuroga abandi ngo yapfuye urupfu rutunguranye, mukibwira ngo ni stress zo mu mutwe, kandi ari uburozi. Ibyo nanjye ndabifunga. Umwuka w'abarozi, umuntu azamuka bakaba baramuroze, yatangira gutera imbere bakaba baramuroze, namwe mukibwira ngo yararwaye umutima, ngo umutima washitse, ngo byagenze gutya, ngo byagenze gutya, kandi atari ikibazo cy'umutima n'ubundi burwayi, ari abarozi. Yatangiye guhintinga bakaba bamuhereye muri fanta, yatangiye kudutwara hiti bakaba bamuhereye mu gatogo, yatangiye kugenda gutya bakaba bamuhereye bagahekura abana, bagatwara abana bakiri abasore, bagatwara abakobwa batarashaka, bagatwara abagiye kubana batarabana. Uyu mwuka w'abarozi n'uburozi bwabo niwo mwuka wa gatatu. Ikindi rero niyongeje ni umwuka wo gusenya ingo. Umwuka wo gusenya ingo, uyu mwuka nawe uri kumbabaza. Ariko ni nk'ukuntu uri umunyembaraga. Ni nk'ukuntu uri umunyembaraga. Uyu mwuka wo gusenya ingo Cyprien, ngewe buriya nabivugana akagira ngo ni imitwe, ariko ngewe ibintu byanjye byasenyutse ntibyari byubatse. Ngewe buriya nta n'ikaro nashyizeho, nta n'igice cy'umufuka wa sima kigeze kinyubakira. Yego. Ako Cyprien, uzi kugira ngo ujya kurambagiza Cyprien se bivuna? Nubwo ntararambagiza. Oyanjye nararambagije ndabizi. Ntibizanabaho kuko ndi umukobwa. Kugira ngo ugeraho ubona uw'Imana yakugene wishimiye. Hariya kayira wakabonye? Ni urugendo rukomeye. Ntabwo wabibonye? Noneho reba urugendo ndo wagenze, urebe n'amasengesho wasenze ngo Imana iguhe ibikwiriye byose muzakora ubukwe. Hanyuma disi we urebe n'amagambo mwabwiranye mu gihe cy'ubukwe n'uriya muhango wose. Hanyuma uhita ureba na wa munsi wa mbere w'ubukwe, tuzabana ubudatana. Ubwo ni muri fiançaye, sinzakubabaza. Yego sha, aho kugira ngo upfe mbere yanjye napfa mbere yawe. Cyprien tubwiye umutoma yamuhaye, komeza umbwire Cyprien numva. Oya nibyo. Yego, oya byari bikurimo, nawe byari bimurimo. Ufata ari amafaranga angana kuriya. Yego. Stress wenda gupfa. Wubaka ibintu bigere hariya, atwite, abyaresha, ubona ibyo bibondo. Daddy, mami, mugeze aho mwakareza abana banyu. Rwangendanye ngo ni shayitwani, ace hano abamanyuremo kabiri. Utandukanye. Abana babane na mami cyangwa babane na daddy. Uyu mwuka nanjye ndawuvumye mu izina rya Yesu Kristo. Usenya ingo ziriho, ndawuvumye. Turawuvumye. Ngewe rero birambabaza iyo mbonye ubukwe abantu bakoze, habona amagambo babwiranye, habona imbaraga batanze naho bageze, habona bagiye muri divorce. Birambabaza. Ngewe impamvu ibyanjye bitambabaje nuko ntabyo nubatse. Ni ibintu byari biraho byo gupfundikanya biraho, ariko umwuka wo gusenya ingo ndawuvumye. Yego. Abantu bubake, babane nabo bakundanye, Imana ibubakire, ibubakire. N'abantu muri iyi minsi bitameze neza, Imana yongere ibyubake. Erega ntago erega nta nubwo biba bikomeye, ntago bikomeye pe. Bikomeye nuko abadayimoni baza bakabyicaraho. Uzi ukuntu umudayimoni aza akicara mu ntebe, ugira ngo se akicara mu ntebe akahashyira agatonyanga k'igikoma. Ntago biba bikomeye. Urumva we,
abantu ubwabo kwicarana bakavuga bati byagenze gutya na gutya gusa byonyine. Haruherutse kumbwira Imana wa mugani irengera ingo izirengeresha birambabaza. Haruherutse kumbwira ngo umugabo we yaramubwiye subwo simbivuze nabira ntacyo. Haruherutse kumbwira ngo mugenzi we yaramubwiye ngo nahoze nifuza umugore utabyibushye ngo none urabyibushye ngo dutandukane. Ariko man, sha icyo kigabo kirarenzwe nunanutse ntikizamubone nunanutse ntuzamubone. Kandi ubwo bari babyaranye kangahe kabiri. Ubwo so ushaka kumbwira ngo baratandukanye? Babikoze bucece. None se bajya kubana iyo amushyiraho metero akamujyana no kumunzana. Ariko si ibyo ngibyo ko hari n'igihe cyangwa yabyibuhiye mu rugo. Hari n'igihe biza nyuma ibyo ngibyo rwose. None se byaza nyuma ahubwo nge nakubwira nti nabyibushye ureba. Ko twari kumwe nabyibushye ariko akaga karagwira. Niyo mpamvu ubu baratandukanye. Yego baratandukanye. Umugabo ariko ndamusabiye ngo nunanutse ntuzamubone. Umva wa mugabo nunanutse ntuzamubone mu izina rya Yesu. Imana izagusubiranye n'umugore wawe. Nibidakunda uwo mugore Imana izamuhundi. Urumva atarazize ubusa. Ibi ntago tuba tubivuze ngo abantu babyumve gusa. Ahubwo Cyprien aka kantu tuzagakoreho ikiganiro. Tuzagakoreho ikiganiro. Abagore basigaye baba muri gym cyane kugira ngo bananuke ngo abagabo babo batabanga. Ibi bintu amarejime kabishe. Bajye bagenda bajye gukora gym. Bagira ubuzima buzima. Ariko haranyanga. Oya si gym gusa n'amarejime bamereye nabi. Kubera abagabo bashaka utuntu twa simoro. Ariko mwabagabo mutagangaza abagore n'ukuri murakabishe. Urumva ko nibibazo byugarije isi. Ujyo ni ikosa wahora umuntu ngo ni munini. Uzareke kumwikorera no kumuheka. Ahubwo mbere ibihe bikiri bizima. Abantu barabyishima babyitaga gushima urugo. None ibyari ibyo gushima urugo ubu nibyo biri gutandukanya abubatse. Baravugaga ngo yashimye urugo yananuka bakavuga ngo yashatse umugabo wa kashe. Bivuze ngo ibyari umugisha Satani nibyo ari gukoresha atandukanya abantu. Imana irengera abantu b'Imana. Imana ibarengere. Yego Mama Charlene turashoje. Yego kandi turagushimiye uburyo waduhaye umwanya tukaganira. Wenda ibi dusa nkaho tuvuzeho tugahita tubirengaho ubutaha tuzabigarukaho. Tuzabivuga mu buryo bwimbitse. Ariko ngiye kugusaba kugira ngo usenge Imana. Sinzi impamvu numva aricyo kintu wasengera. Izi ngo zitaratandukana ariko biri muri process. Yego. Ubona ko bikomeye, ubona ko bimeze nabi. Abantu barahangayitse. Umuntu arumva umuntu umwe abwiye undi ati bite sheri akikanga akamera nk'urwaye umutima ati ibyo biracyabaho agahungabana. Urumva ko ni ikibazo gikomeye. Reka aricyo dusorezaho usengera izi ngo Imana izigarukeho yongera izungi kuko mu muryango niho Imana ivuganira. Ni naho ikorera ibitangaza. Niyo mpamvu Satani arwanya imiryango nuko azi yuko imiryango yishyize hamwe imbaraga ze zitatana. Yego. Ariko numara gusenga wenda cyangwa se ubanza utange nimero kugira ngo wakwifuza kukuvugisha abe yakuvugisha hanyuma nurangiza usenga Imana. Tugiye gusengera ibintu bitatu nongeraho ibindi bibiri. Yego. Turasenga kugira ngo mu gihugu nakumwe hari ibyifuzo twagiye dusaba Imana ikomeze itange support mu gihugu cyacu. Sibyo? Kuko burya umwami arakora kandi agashyigikirwa n'umwami Imana. Njya mbwira abankurikirana ngo umwami atanga imbuto n'imirima hanyuma umwami Imana agatanga imbuto. Yego. Imana ishyigikira igihugu n'abakiyobora. Ikindi cya kabiri Imana ishyigikira abakozi b'Imana ibahe ubushizi bw'amanga. Cya gatatu Imana yubaka ingo. Urumva ari ibyo bintu. Kandi abantu ntibakagire ngo nta sengesho ry'umuteja ribaho. Ibi bintu byose mubona mu gihugu byagiye bishorerwa n'ukuboko kw'Imana. Nta usenga kina. Yego Mana turagushimye muri uyu mwanya wateguye kugira ngo ubugingo bw'abantu buhembuzwe n'inyigisho ndetse n'impuguro dutanze. Ndasenze kugira ngo kugira neza kwawe kugere ku badukurikiranye. Uze wubake abadukurikiye, wubake ingo, wubake umuryango, ushyigikira igihugu, ushyigikira abayobozi bakiyoboye, utange support mu byiciro byose. Uri Imana ibera amaso icyarimwe kandi uri Imana ishobora ibidashoboka.
uri Imana igirira neza ugapfumbatura igipfunsi ugahaza ibyaremwe. Iyo wanzuye ikintu cyose kiraba, kandi ibintu byose birakumvira, ibihumeka byose urategeka, ibintu byose bigakunda. Hari ibyo wategeka bikagenda neza, hari ibyo wategeka ukarambura ikiganza cyawe ku bayobozi ugakomeza kubashyigikira mu mpande enye zigize igihugu, ukarambura ikiganza cyawe cyera tukakubona. Hari icyo wakora ukubaka umuryango, hakabaho umuryango wishimye kandi uguwe neza. Hari n'icyo wakora mu murimo wawe ugashyigikira abakozi bawe bakumenye, ukabaha ubushizi bw'amanga. Aka rero ugenda ukurikirane kandi ubu butumwa bugere hafi ndetse na kure kubo bwagenewe, kandi ukomeze guhembura, ukomeze kugira inama abantu bawe, ukomeze gushyigikira iyi channel inyuraho ijambo ryawe. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Nimero zanjye za telefone ni 0783542668.